Hari amagambo tutavuga ariko umutima wacu ukayandika. Hari abantu batigeze bamenya ko tubakunze, ariko urwo rukundo rugakura rukeye nk'imvura y'itumba, rutoshye ariko rwihishe. Urukundo rw'ukuri ntirwirukanwa n'igihe, ntirutsindwa n'amaso acecetse, ntirwibagirana. Urukundo ntabwo rugenda rusinzira igihe rubuze aho runyura, ahubwo ruratuza rukagenda igihe nyacyo. Nyemerera muri aka kanya dutangirane inkuru y'urukundo. Iyi ni inkuru nziza iryoshye irimo amasomo agiye atandukanye. Ndabizi inkuru uraza kuyikunda. Reba niba warakoze subscribe kuri Ematuke Official, niba utarakora subscribe nawe yikore mu gihe inkuru iragegeraho ntigigucika. Reba niba warakoze subscribe, wowe yikanzeho urakoze, kandi nawe wayikoze urakoze cyane. Nyemera tubane muri aka kanya. Ange yari umukobwa w'imyaka 21. Yakuriye mu buzima butoroshye, aho mama we yabareraga ari abana 3 wenyine nyuma yo gupfusha umugabo. Ange ntiyigeze abura ibyo kurya, ariko burya kurya siko kuryama. Ange yabayeho atagira uwo aganiriza ibimurimo, inzozi arota cyangwa ibyo atinya, ahubwo ibyo yacagamo byose yari afite igitabo yagendaga byandikamo umunsi ku munsi. Yari umunyeshuri muri kaminuza yiga imibereho myiza. Ntiyari umunyamatsiko ku mbuga nkoranyambaga, ntiyambaraga ibigezweho, ntiyajyaga mu birori bigiye bitandukanye. Yari umukobwa utuje, umwe mu bakobwa baba bacecetse, bagakunda bucece ariko bagatekereza cyane. Ange yabayeho ubuzima bwe bwose ari umukobwa ufite intego, wifuza kuzagera kuri byinshi bitewe n'ubuzima yabonaga bari babayeho we na mama we n'abarumuna be 2, dore ko papa we yari yarapfuye. Ange yaje kwiyemeza, agitangira kwiga kaminuza, avuga ati nshaka kuba umuntu ukomeye, nyumvamo kuzaba umuntu ukomeye. Nubwo abenshi batasibaga kumuca intege bitewe n'ubuzima yari yarakuriyemo cyangwa ubuzima yaravuyemo naho yarageze ubwo ngubwo. Muri icyo kigo yari atangiriyemo kwiga, muri iyo kaminuza yaratangiye kwiga, hari undi musore wahinjiye. Uwo musore yitwa Mike. Mike yari umuhungu w'imyaka 23 ukomoka mu muryango w'abana 5, yari we mwana wa 4 iwabo. Mike yarererwaga mu muryango ushyira imbere uburezi, ikinyabupfura n'imyitwarire y'ubudasa. Mike ntiyari wa musore ubona mu tubyiniro, ahubwo yari umusore usanga mu isomero rya kaminuza, aho yahoraga ari wenyine yandika mu gitabo cye cyangwa aganira n'abarimu ku bitekerezo bitandukanye. Mike yari wa muntu wiyubashye, utagendera mu kigare. Mike yahuriye na Ange kuri kaminuza ubwo bari batangiye kwiga umwaka wa kabiri wa kaminuza. Iminsi nyine yakomeje kwicuma, bari mu kigo bamaze kumenyera. Umunsi umwe bahawe project yo gukorera mu matsinda, bagenda biyunga nyine bakora itsinda ry'abantu. Mike yarebye ku ruhande, yabona Ange ari wenyine yicaye mu ntebe ya wenyine, nta muntu bari kumwe. Abandi bamaze gukora amatsinda, ariko Ange ari wenyine. Nabo mu itsinda ryabo hari kuburaho undi muntu umwe ngo buzure itsinda bakeneye. Nibwo Mike nyine yabonye bakeneye undi muntu mu itsinda biyungaho, niko kwegera Ange mu ijwi rituje ati mwiriwe neza, nitwa Mike, ukeneye groupe mukorana, watwiyungaho, twakwishimira kuba uri muri twe. Ange byaramurenze, biramutungura, ntiyumvishaga uburyo nyine umuntu umeze uko Mike yari umusore umeze neza, wambara neza, usa neza. Ntiyumvishaga uburyo nyine Mike yaba amuciriye bugufi bamubwira uko nguko. Yaramurebye, ntibyari nk'uko nyine abandi bari basanzwe. Ange yaramurebye nyine aratungurwa, ntibyari bisanzwe nk'uko abandi bantu bamuvugishaga. We Mike yari yamuhaye icyubahiro atarasanzwe abona ahabwa n'abandi bantu. Ange nyine nta kuzuyaza, yaraje nyine
yinjira muri groupe yabo batangira gukora project neza cyane, maze batangira kuganira. Bamaze gukora project batangira kuganira, Mike akamureba uburyo nyine ari kuganira muri iyo groupe. Mike we ukuntu yari yamubonye yicaye yigunze, nyine yabonaga ko ari umukobwa nyine uraho udafite ibyo yihariyeho, gucecetse bisanzwe, ariko nyine uburyo nyine yabaganirizaga muri iryo tsinda bari bakoze byagiye biha Mike iyindi shusho. Bakomeje kuganira, gusa Mike we ari gutega amatwi ibyo Ange avuga. Ni umukobwa utuje uri kuvuga amagambo makeya, ariko amagambo make yavuze agatinda mu mitwe yabo. Mike yatangiye gukunda ubwitonzi bwa Ange, agatangazwa cyane n'ubwenge bwe, uko yatekerezaga cyane. Mike yatunguwe n'ukuntu Ange yatekerezaga cyane, nyine ntiyumvishaga ko umukobwa ashobora gutekereza bigezaho. Benshi batekerezaga ibintu ariko banabimugezaho akumva nta kintu ari gukuramo. Umunsi umwe barimo kuganira, Ange yavuze ijambo ryamuteye ishema nyine no muri ba bashuti biwe. Nyine yababwiye ijambo yumva nabo nyine ni ijambo ribafashije, nubwo benshi bataryumvaga ariko hari abaryumvaga kandi bakarigumana cyane. Yaravuze ati ubuzima bwiza si ubwo wahawe, mbega ni ubuzima bwiza si ubwo wahawe, ahubwo ubuzima bwiza ni bwa buzima wiyubakiye, bwa bundi bya bindi waraharaniye ari wowe byishakiye, apana bya bindi nyine wagiye uhabwa. Baramubajije ati ntabwo turi kubyumva neza, ushobora kudusobanurira? Barasobanura. Gusa Mike we yaramurebye avuga bucece. Ange, uri umuntu wihariye, ntabwo usanzwe. Hari ukuntu uvuga bigatuma numva nshaka kumenya byinshi kuri wowe. Ange yaracecetse nyine amera nk'umwenyuramo, yitegereza Mike. Ku mutima ntiyari yizeye nyine ko hari umuntu ushobora kumubonamo agaciro, nubwo atabigaragaje. Umunsi nyine yatashye yanditse mu gitabo cyiwe yishimira nyine ko yagize inshuti, yungutse abandi bashuti kandi bagerageje kumwumva, cyane ko abenshi muri icyo kigo atageragezaga guhuza nabo kubera imiguruko babaga bibereyemo. Iminsi yakomeje kwicuma, Ange aba inshuti cyane na Mike. Iminsi kugenda yicuma, amasomo arakomeje, nibwo Ange nawe no kwandika igitabo, ka gatabo afite mu rugo k'ibanga agenda yandikamo. Ubwo yarageze mu rugo yiriwanye na Mike biriwe baganira, nibwo yatashye aravuga ati muri ka gatabo kiwe ati yariwe umuntu utavuga cyane, ariko igihe avuze amagambo ye arankomeza. Sinamubwiye uko niyumva, ariko buri munsi ndamwiyumvamo, ariko sinzi niba igihe kizampa ijambo. Yanditse ayo magambo muri ka gatabo, ubundi aragafunga arakabika. Amezi yakomeje kuba menshi, n'ibihe bikomeza kugenda byicuma. Hashize nyine igihe Ange na Mike bakorana bya hafi, urugwiro n'urukaka ari byinshi byiyongera, ariko nta n'umwe wavugaga icyo yumva. Ange yaramukundaga ariko akaba atabimubwira. Mike nubwo yarangwaga n'icyubahiro, yari mu rungabangabo rw'umuryango we, aho bamutegekaga byinshi. Mbega umuryango we nyine yakoraga ibyo umuryango we ushaka, ntabwo yashoboraga kugira ibyo yikorera. Ubwo nyine amashuri bari bayasoje, buri wese ari kwitegura gutangira imishinga akora, nibwo Mike iwabo bamusabye kujya mu mishinga yabo, akajya hanze y'igihugu, akava mu gihugu akagenda hanze. Umunsi umwe Ange yaje gusanga ubutumwa kuri telefone yiwe, arareba asanga Mike yamwandikiye ngomba kugenda. Mu rugo babyemeje, ngomba kugenda. Byabaye vuba, uzambabare sinashoboye kukubwira, imbona nkubone ndabizi ko ubuzima ko hari ikintu kiri hagati yacu, ariko sinshoboye kubigumana. Uzambera umuntu mwiza ntazigera nibagirwa mu buzima,
mu buzima bwanjye, wambereye uw'umumaro, nakifuje kubikubwira turi kumwe ntibyakunze, warakoze kuba warambereye inshuti nziza. Mike yaragiye, Ange yasigaranye agahinda gakomeye. Iminsi yakurikiyeho yibera mu nzu atakigira ishyaka n'amagambo yandika muri cya gitabo cye, kuko yamaranye agahinda n'umubabaro mu maso yuzuye amarira igihe kirekire, kuko ntiyumvishaga uburyo Mike agiye. Mike yari umushuti we, bari bamaranye igihe kirekire. Mike ageze muri Amerika yatangiye kwinjira mu buzima bw'ubucuruzi, muri bya bindi by'imiryango y'iwabo. Yamenyanye n'undi mukobwa waho witwa Liza, umukobwa mwiza wifashije ubwiza, ubushobozi, ariko burya uko byose tubona amaso biba ari byiza, inyuma yaho tubona haba hasa ukwaho. Liza yari umuntu ukunda iraha, urukundo rwe rwari mu myenda myiza, amafoto meza n'ibikorwa by'ubutunzi. Mike yaje gusanga abura icyo yaganira nawe ku buzima bwimbitse, ubuzima bw'ukuri. Igihe iyo yashakaga umuntu yashobora kuba yaganiriza ubuzima bw'ukuri, iteka ahitaga ngo yiyibukira Ange, kuko Ange yamuvugishaga atuje, baba bari kuganira buri wese akumva undi, yamubaza ibibazo byimbitse atamucira urubanza. Hashize imyaka ibiri urukundo rwabo byarangiye badashoboye gukomezanya. Mike yafashe urugendo agaruka mu gihugu afite isura nshyashya, yakuze mu bitekerezo, yize gukunda abantu atari ibintu yari afite. Yari yarubatse sosiyete y'ubucuruzi itanga amahugurwa ku rubyiruko. Umunsi umwe mu gihe iyo sosiyete yaje kubaka izina nyine, itangira kugihuza urubyiruko rukaganira, ni mu gihe Mike yari akiri hanze. Ange yakomeje ubuzima, yarangije amasomo, atangira kwandika igitabo cye cya mbere yacyise Yari wowe ni igitabo cyavugaga ku rukundo rutavuzwe, umutima wakunze ariko udaceceka. Yaje kumenyekanisha cya gitabo, yitabira ibiganiro kuri TV n'amaradiyo, agenda abwira abantu ko gukunda atari ikosa, ngo ko gutinya kubivuga ari isomo, ariko umuntu akwiye kwiyakira. Igitabo cye cyaciye ibintu gituma ashyiraho kampani yiwe ikora ibitabo, n'ubundi ikora ibitabo byanditse kandi abanditsi nyine ari abana bato cyane ari bo bagenewe inyigisho muri bya bitabo yagiye yandika. Ange yari yarabaye umuntu ukomeye w'icyubahiro, wicisha bugufi. nta n'umwe yari yarakongera gukunda muri bwa buzima nyine bwose yaciyemo, uko iteka ryose yagiraga ngo yongera akunde cyangwa yageragezaga kwandika, iteka ryose yabaga ari kwitekerereza Mike, ko Mike niwe muntu yari yarakunze, niwe muntu yifuza ko yakabaye ari iruhande rwe, akareba ibyiza amaze kugeraho, ariko ntabwo yari akimubona. Hari amaze gucamo igihe kirekire, nta n'umwe ubona undi, nta n'undi uvugana n'undi. Umunsi umwe Ange yahawe contract yo gukora igitabo cyanditse kivuga ku buzima bw'abanyeshuri babaye intwari mu buzima. Sosiyete yayimuhaye iryo soko yari sosiyete Mike yakoreragamo, ya sosiyete y'iwabo yari ari gukoreramo. Noneho niyo yari yamuhaye isoko ryo kuba yakandika icyo gitabo. Yagiye kuri rendezvous, arinjira mu biro, abonana n'umuyobozi mukuru, nuko arinjira, urugi rugikinguka, akubitwa, amera nk'ukubiswe n'inkuba, kuko nta wundi yari abonye yari Mike, kuko yari yaragarutse mu gihe urukundo rwe rwari rwamunaniye. Yari yagarutse kampani, iyo sosiyete yabo, atangira kujya akorera
mu gihugu akorera online. Bombi barahagararanye nk'amasegonda 20, ibiganza bya Mike bifashe bya Ange, umwe yamureba mu maso atavuga. Mbega ubwuzu bwabuzuye nyuma y'imyaka hafi irenga 3 ishize ine batabonana, bari bongeye guhura. Nyine byari ibintu bidasanzwe. Nibwo Mike yarebye Ange mu maso ati sinatekerezaga ko tuzongera guhura mu buryo bwiza kurusha aho twasiganiye. Ange nta kumureba mu maso aravuga ati ubuzima bukora ibiruta ibyo dutekereza. Wansize ntarabivuga ariko wagiye ubizi. Bose baracecetse. Mike ati nanone utangiye kuvugira muri ya magambo yawe bisaba gushyiramo ubwenge bwinshi. Ange ati n'ubundi ubwenge urabufite nawe ugomba kubukoresha. Bose baracecetse baricara. Mike yatangiye gusobanurira Ange uburyo byagenze, uko yaje kujya hanze nyine ukundana n'undi muntu. Aricara nyine aramubwira ati ndashaka kugusobanurira uko byagenze, uko undeba ukuntu nagerageje gukunda undi mukobwa ariko ntibyakunze. Urukundo rutari rufite uburemere nta kintu kizima byigeze bitanga. Gusa uko bisa kose Ange yari yaramwishe mu mutima igihe kinini, kuko no muri cya gihe yari ari kumwe na Leza akenshi wabonaga nawe agatekereza uko ari kuri Ange. Yakomeje kubwira Ange iby'uko byagenze nyine, gusa nyine inkuru baraganira gusa, ariko nuko bari muri ibyo. Bombi bari barakuze, bari bafite icyo bubatse. Ibyo rero ntibyasabaga ko basubira inyuma, ahubwo byabasabaga kureba imbere. Batangiye gukorana ku gitabo kimwe, bagiranye ibiganiro byinshi, baganira birambuye. Ubundi imikoranire yabo barayikora. Bya gitabo Ange aracyandika. Bari bakeneye umubano hagati yiwe nawe utangira kuba mwiza noneho kurenza uko mbere byari. Ubundi Ange nibwo yaje kumubwira ati buriya mbere yo kugenda hari agatabo naranditse, wazansura kuri biro aho dukorera nk'akagwa ukareba. Nibwo Mike bamuhaye cya gitabo Ange yari yarakoze nyine, yandikagamo n'ikaramu atarakora kuri mashini. Izo mpapuro nizo yaje kwandikamo igitabo kizima akoresheje mashini. Mike arakareba uburyo kanditse. Mike agisoma, arasoma, agezemo hagati ikiniga kiramufata, amera nk'ushaka kurira. Gusa Ange yari amuri hafi atangira kumuhumuriza ngo umbabarire kuba naragiye ntareba inyuma. Ese uranyemerera nkurikije ibyo mbonye maha, nk'undi muntu ushobora kuba uwawe uyu munsi? Ese wanyemerera nk'undi muntu ushobora kuba uwawe uyu munsi? Ange yaramwenyuye, ijisho nyine risa nk'irijemo amarira. Ibyishimo biramurenga. Ange mu magambo n'ikiniga ati ni wowe, uyu ni wowe, yari wowe, ubu uri uwanjye kuko navuze icyo numva kandi nanjye ndemera kugusubiza. Urukundo rwabo rwaje kuba igitekerezo gikomeye gitwara imitima ya benshi. Igitabo yari wowe cyahinduwemo inkinamico, cyandikwamo amafilimi, ibiganiro, cyabaye inkuru y'urukundo ivuga ku nzira banyuzemo. Hanyuma mu gusoma igitabo cyabo, mu kugisoza, nyuma yaho hari handitse ngo urukundo nyarwo ntirupfa gupfa, rushobora gusiba ariko ntirwibagirana. Sasa ndagushimiye nawe twabanye muri iyi nkuru ya Mike na Ange. Ngusaba gukora subscribe kugira ngo utazabane mu yindi nkuru.